Yes, nibyo ni inkuru zigezweho aka kanya zivugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba itariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka ni 2026 ku murongo wa telefone mu masaha agera kuri abiri ashize Kapiteni Ibrahim Traoré. Uyu ni perezida utegetse igihugu cya Burkina Faso nyuma yo guhirika ku butegetsi wahoze ari perezida w'iki gihugu, ndetse uyu mugabo Kapiteni Ibrahim Traoré akaba yarigaruriye benshi bitewe n'amagambo akomeye cyane ari mu ubwenge agamije kubohora Afurika, ibyatumye ibihugu by'Iburayi bimwe na bimwe kuri ubu ngubu bisa naho bitanavuga rumwe n'iki gihugu, ndetse bisa naho bitinya ibyemezo yagiye afata. Ibyo byemezo sibyo tujemo, ndakubwira neza ko yamaze guhamagara ku murongo wa telefone. Uyu nta wundi yahamagaye ni General Makenga, ndetse akaza kuba amugira inama. Ni telefone yamazweho iminota 38 nk'uko byatangajwe, ariko kandi bamwe bakavuga neza ko ibi atari ubwa mbere bibaye, ndetse turakubwira ibyo bavuganye. Ku murongo wa telefone uyu General Makenga yakiriye ndetse aho yahamagawe na Kapiteni Ibrahim Traoré nk'uko bigenda bisobanurwa, ndetse bivugwa neza ko nta basirikare cyangwa se intwaro izo arizo zose Burkina Faso yamaze kwemerera uyu mutwe wa 23, ariko kandi amagambo Kapiteni Ibrahim Traoré ku murongo wa telefone abwira General Makenga ati: ndabizi neza ko ibyo murimo ari ibintu mwapanze, ndetse muri inyuma cyane. Njye n'igihugu cyanjye tuzaguha inkunga iyo ari yo yose, imfashanyo ndetse n'ibitekerezo. Afurika izabohorwa n'abagabo nkawe, ndetse ndagira ngo nkubwire ko kugira ngo mfate icyemezo njyewe nka kapiteni mu gihugu kirimo abajenerale ndetse n'abandi bakomakomeye, nuko nabonaga Burkina Faso iri kujya mu cyobo, ndetse icyobo yari iri kujyamo ni icyobo bisa nkaho itari bwikuremo. Kampanyi zikomeye cyane zicukura amabuye y'agaciro, ndavuga izi kompanyi nyine z'abazungu, twarazihagaritse. Nyamara se mu gihe nari ntaraza ku butegetsi nanjye ndi umusirikare nk'abandi, utekereza ko ariko byari bimeze? Oya, Abafaransa baratwaraga, ndetse dore ko aribo bari baratuzengereje cyane, ariko ibyo narabirebaga agahinda kakanyica. Nareba ko abaturage ba Burkina Faso bafite ibibazo, nyamara imitungo yabo iri gukiza bagashaka buhake, bikampa ibitekerezo byinshi mu mutwe wanjye. Rero komera cyane Makenga, umutwe wa 23 muri mu nzira nziza. Natwe nuko twatangiye birangira dufashe ubu butegetsi. Ese ugira ngo ayo makompanyi aracyacukura amabuye y'agaciro asahura igihugu cyacu? Oya, ibyo narabihagaritse kera, ndetse ntabwo byari gukomeza. None se ari peteroli ndetse n'andi mabuye atandukanye, byose byajyaga gukiza abo bazungu. Ngira ngo perezida wahoze ayobora iki gihugu yarafitanye amasezerano nabo, sinzi niba ari ukubatinya, ariko ndagira ngo nkubwire ko umutwe wanyu wa 23 uri mu rugendo ndetse rwo gushaka amahoro. Ndabizi ko bitaba byoroshye kuko mwanyuze mu nzira y'intambara ndetse y'imirwano isa naho twe tutanyuzemo, ariko kandi njye mbari inyuma ku bitekerezo. Amabuye menshi cyane ya Kongo ntabwo akiza abakongomani, kandi turabizi neza ko ku isi niba ari igihugu gifite iby'agaciro munsi y'ubutaka ni icyo gihugu cyanyu. None se wakemera gute kubona abaturage bababaye kuri urwo rwego, dore ko icyo gihugu cyanyu cya Kongo ari kimwe mu gifite abaturage bicwa n'inzara kandi bafite ibyakabaye bibatunga bikijije benshi? Komeza urwane uhatane, njyewe nkuri inyuma. Gusa icyo ntatinya kukubwira, ntuzongere kuva mu bice mwigaruriye. Ayo mahoro bamwe bavuga nta na rimwe azigera agerwaho, kireka igihe perezida w'iki gihugu cya Kongo uyu Tshisekedi twigeze no kuvuganaho, ariko numvishe nta gahunda afite yo kuba yagirana imishyikirano yeruye namwe. Nimuhaguruke mwirwaneho, ndetse muzabigeraho. Uyu akaba umwe mu mwanzuro
natwe twafashe, ariko twe ntago byatugoye cyane nubwo igitekerezo aricyo cyatugoye ndetse no kugishyira mu bikorwa. Twanyuze muri kudeta mu kunyura mu nzira isa naho igoye y'intambara ndetse n'ibiganiro. Haguruka ukomere ndetse ukomeze kugenda wumvisha isi ko murimo murarwanira uburenganzira bwanyu. Tshisekedi igihugu asa n'uwagigurishije, muhagarike ibyo bintu, tubari inyuma cyane. Aya ni amagambo akomeye cyane, bivugwa neza ko yamaze kugenda abwirwa General Makenga. Uyu akaba umwe mu bayoboye M23 ndetse bivugwa neza ko aya magambo ari amagambo akomeye cyane yavuzwe na Kapiteni Ibrahim Traoré nyuma y'uko akomeje kugenda akurikiranira hafi ibikorwa bitandukanye by'uyu mutwe wa M23. Ibi bibaye kandi nyuma y'uko amahanga menshi cyane bisa naho yamaze kwipakurura Antoine Felix Tshisekedi, dore ko byamaze kumenyekana neza ko ibihugu by'amahanga by'umwihariko uretse Ububiligi ibindi bisa n'ibyamuteye umugongo, gusa Ububiligi nabwo bukomeje kugorwa no kunyuza intwaro ndetse n'inkunga zitandukanye ku butaka bw'u Burundi, aho kugira ngo zinjire ku mupaka wa Kavimvira biri kugenda bigorana cyane. Benshi bakomeje kugenda basobanura neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo kiringiye ari ubufasha buturutse rwota amasimbi, mu gihe bigaragara ko ubu bufasha butazigera bugerwaho. Kapiteni Ibrahim Traoré mu magambo yabwiye uyu General Makenga yamubwiye neza ko inkunga iyo ari yo yose y'ibitekerezo azayimuha ndetse yaba n'imfashanyo mu bikoresho, ariko bakabohora Afurika. Uyu mugabo ukomeje kugenda agaragaza ko afite inyota y'uko Afurika yagira amahoro ndetse n'ubwigenge, akomeje kugenda agaragaza ubuhate ndetse n'ubuhanga budasanzwe kugira ngo Afurika ibe yasubira mu buryo bwo kwiteza imbere buhamye. Ibi arabivuga mu gihe yanatanze urugero rw'uko benshi bagiye bicwa mu guharanira aya mahoro, harimo Colonel Muammar Gaddafi ndetse n'abandi yagiye avuga, ndetse atangaza neza ko biriya bitazongera ukundi igihe kigeze ngo Afurika ihaguruke. Benshi baravuga neza ko yari motivasiyo ikomeye cyane ku mutwe wa M23 wakomeje kugenda ubona inkunga z'ibitekerezo ndetse bakemererwa n'ibindi bikoresho. Ntabwo higeze havugwa ibyo Kapiteni Ibrahim Traoré by'umwihariko nk'igihugu cye cya Burkina Faso yaba yemereye umutwe wa M23, gusa nanone kuba bafashe uyu mwanya ni ibintu benshi cyane bavuga neza ko bishobora no guhangayikisha ku buryo bukomeye cyane iki gihugu cya Kongo, by'umwihariko igisirikare cyabo bishobora kuha avantage ku buryo bukomeye cyane M23. Ku mirongo y'urugamba kandi twagarutse, haravugwa mu kibaya cya Ruzizi hakomeje kugenda hakubitirwa abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Wazalendo ndetse na FDLR. Mu kibaya cya Ruzizi nk'uko bigenda bivugwa, hagaragaye imirwano ikataraboneka. Biravugwa neza ko Special Force za Ruhibu zaje kugaragara muri ibi bice. Aba ni abarwanyi cyangwa se itsinda rya Special Force ry'umutwe wa FDLR, iyi ikomeje kugenda ibuza amahwemo mu bice bitandukanye kuri ubu butaka bwa Kongo ndetse ifashwa n'iyi leta ya Kongo. Biravugwa neza ko iyi Special Force yaje guhura n'uruva gusenya, ni mu gihe batandatu muri bo boherejwe imbere kuza guca inzira cyangwa se gutanga amakuru y'uko muri iki kibaya hashobora kuboneka inzira ishobora kugana mu bice birimo abarwanyi baba 23 by'umwihariko hafi na za Kamanyora. Biravugwa neza ko iyi Special Force ya Ruhibu yaje kugenda ikagera muri ibi bice, ariko kandi M23 yakoresheje ubuhanga bukomeye cyane. Strategie yakoreshejwe, bivugwa neza ko Special Force abagiye imbere kugira ngo barebe ko inzira ari nyabagendwa. M23 yabaretse bakagenda ibirometero byinshi cyane ndetse bakaza gutanga sinyare ko inzira ari nyabagendwa, nuko abandi barwanyi baza kwisuka ari benshi cyane, ari naho haturutse kuza kugotwa nk'uko bitangazwa.
aba barwanyi bakimara kugera bose mu kibaya cya Ruzizi bivugwa neza ko batangiye kuraswa baturutswe inyuma, nyamara mu gihe bari babwiwe neza ko nta mutwe wa M23 uri hafi aho, ibintu byaje kubaviramo gutakaza bamwe mu basirikare ndetse abandi bagakwira imishwaro muri iki kibaya. Biravugwa neza ko barashwe baturutswe inyuma, kandi imbere bivugwa neza ko byari byamaze kumenyekana neza ko ingabo za M23 zafite ibirindiro bikomeye cyane, ibintu byaje gutuma uyu mutwe wa Ruhibu uza guhura niruva gusenya. Uyu ni umutwe wiyise ibihunyira, akaba ari itsinda rikomeye cyane ry'aba special force cyangwa se abasirikare ngo barwana aho rukomeye, ariko nk'uko bizwi biganjemo ababarizwa mu mutwe wa FDLR, ndetse byaragaragaye cyane ubwo Goma yafatwaga. Abafatiwe ku rugamba benshi bagiye bavuga ko babarirwaga muri uwo mutwe, by'umwihariko abari baherereye ku kibuga cy'indege cya Goma. Aba rero ntabwo byaroboroheye mu kibaya cya Ruzizi, kuko M23 yabateze agatego ndetse iza kubashyira hagati. Nta bapfira gushira, bivugwa neza ko abapfuye atari na benshi cyane, ariko nanone bivugwa neza ko batakongera gutekereza iyi nzira nyuma yo kuza gucanwaho umuriro ku buryo bukomeye cyane na M23 muri ibi bice. Urugamba rukomeje kugera mu mahina, ariko kandi ndakubwira neza ko mu bice bitandukanye nk'uko twakomeje kugenda tubitangarizwa, ndetse n'abaherereye ku mirongo y'imbere ndetse n'abaturage bari muri ibyo bice, ndakava zacu zigenda ziduha amakuru. Uvira nta mutekano na mukeya urimo, ibibombe ndetse n'ibisasu biremereye cyane biraturika buri kanya mu bice bitandukanye. Uburundi burasuka ingabo nyinshi cyane, ndetse buri saha harinjira abasirikare banyura ku mupaka wa Kavimvira binjirira kuri ubutaka bwa Kongo, ibintu bigaragaza neza ko ikiri gututumba gishobora kuzatuma umujyi wa Uvira humvikanamo ibikomeye cyane. M23 kurekura isa naho yawushyize mu maboko y'abagizi ba nabi, ariko nanone benshi mu baturage baragaragaza neza ko ibingibi bikomeje kubateza inkeke. Abaturage bakomeje kugenda babona intwaro zisukwa kuri uru rugamba ndetse no ku mirongo y'imbere, baravuga neza ko bisa nkaho bitazoroha, ndetse ari nayo mpamvu bamwe batangiye guhunga. Abarenga 1500 bakaba barasohotse muri uyu mujyi. Ubu tuvuga n'abaherereye mu bice bya za Kamanyora asanzwe hakontororwa na M23. Abasigaye kandi bakomeje kugenda bahura n'itotezwa rikomeye cyane, by'umwihariko abanyamurenge bakomeje kugenda bakorerwa ibyamfura mbi umunsi ku munsi. I Bukavu hakomeje kumvikana ndetse hagaragaye ibimodoka byinshi cyane bya M23, ibintu bivugwa neza ko M23 ishobora kuba iri gutegura ikintu gikomeye. Ni ibimodoka bishyashya by'intambara, benshi bazi ubwoko bwabyo. Abaherereye kuri ubu butaka batwandikiye ndetse banatumenyesha amwe mu makuru avuga neza ko ubu tuvugana hari imodoka zifite ubushobozi bwo kurasa mu birometero 55, ibintu bitari bisanzwe muri ibi bice. Izi modoka kandi zikaza kuba zishobora kuba zakurwa muri uyu mujyi wa Bukavu usanzwe ufitwe na M23 ndetse urimo umutekano, zikaza kwegezwa mu bice bitandukanye ndetse na Uvira. Ibintu byateye ubwoba benshi cyane, benshi bakomeje kwibaza aho M23 ikomeje gukura izi ntwaro, kandi koko ubwo M23 isobanura byinshi, ivuga neza ko yatangiye urugamba ndetse iza kurutangira ifite intwaro zayo, ariko byarayoheye cyane ntiyakoresha intwaro zayo, ikomeza kugenda ikoresha intwaro zari zambuwe igisirikare cya Kongo. Ibintu byagiye binagaragara. Umujyi wa Goma ni umujyi wagaragayemo intwaro nyinshi cyane nk'uko bitangazwa na M23, n'intwaro yafashe mu mujyi wa Goma ntabwo iratangira kuzikoresha zose bitewe n'ubwinshi bwazo. Benshi rero bakomeje kuvuga neza ko M23 isa naho iri kwitegura urugamba rukomeye nk'uko byatangajwe na Makenga, aho yivugiye neza ko urugamba aribwo rugiye gutangira. Kisekedi azemera ndetse natemera
azemera ari uko intare za Sarambwe zamaze kumusanga i Kinshasa ndetse aho zitazamubabarira na gatoya. Ni ibintu bikomeje kugenda bitangazwa ndetse binagarukwaho na benshi mu biganiro bigiye bitandukanye. Ni inkuru kandi zikomeje kugenda zivugwa ndetse zandikwa n'ibinyamakuru ko M23 ikomeje kugenda yigarurira imitima ya benshi by'umwihariko amahanga, ibintu bikomeje gushyira ku gitutu gikomeye cyane igisirikare cya Kongo. Amakuru kandi aturuka ku mirongo y'imbere aravuga neza ko igisirikare cya Kongo cyatumije izindi ndege zigera kuri 3 mu gihugu cy'Ubushinwa mu rwego rwo kuba bakaza umutekano ndetse bagakoresha ikirere cyane, kuko bamaze kubona neza ko uyu mutwe wa M23 badashobora kuwuhagarika uko byagenda kose banyuze ku butaka. Ni inkuru zikomeje kugenda zisobanura byinshi rero zikomeje kugenda zivugwa kuri ubutaka bwa Kongo. Inkuru iravuga neza ko uko byagaragaye abawazarenda badafite uburenganzira bwo kuba bagurutsa iyi ndege yifashishijwe, ariko kandi nanone ibimenyetso 80% biragaragara neza ko ari M23 yatanze iri somo ku buryo bukomeye cyane. Nk'uko bisanzwe M23 ntijya yigamba igitero icyo ari cyo cyose, gusa tuvugana n'umwe mu baturage baherereye ahangaha kuri uyu mupaka wa Kavimvira yagize ati twari turyamye ari mu rukerera tugiye twumva ibiturika biremereye cyane biturikiye hejuru mu kirere, ariko mbere y'uko ibi biturika hari habanje kumvikana ibisa n'urusaku rw'imodoka wumvaga zifite uburemere bw'amatoni n'amatoni, ariko ibyo ntibyari kudusohora kuko twe tumenyereye ko aha hambukiranya ibitandukanye ndetse n'amakamyo apakiye, twumvaga ko ari ibisa n'ibicuruzwa cyangwa se ibindi biriko biragenda muri iri joro, ariko twaje kumva ibiturika duhita tumenya ko ari ibyabaye. Kugira ngo tuze kumenya niba duhunga cyangwa se tuguma kuri ubu butaka, twagerageje gusohoka mu mazu abandi barebera mu madirishya, gusa twaje gusanga ari ingabo z'igisirikare cy'u Burundi zerekeza ahangaha ku butaka bwa Kongo. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda abivuga, nubwo benshi nabonye bavuga amakuru atariyo, ariko izi ngabo zari nyinshi cyane. Dore uko byagenze, indege tutaramenya ngo ni iy'abande ariko dukeka ko ari iya M23 niyo yabirangije isa n'ibihagaritse, ariko kandi byabujije kugira ibigera kuri ubu ubutaka bwa Kongo. Indege yarashe ibibombe bigera kuri 3 byonyine ikomeza, gusa nanone ku butaka humvikanaga ibiturikanaho ariko bidakabije cyane. Nuko twasohotse tubonye ari intambara itangiye kurota, tubwira abana kwitegura kuko twatekerezaga ko hashobora kuba hagiye kuba imirwano, ndetse imirwano yari buhabe ntabwo yari isanzwe, kuko ku munota wa mbere niba hagaragaye indege irasa twumvaga ko hashobora kuba hagiye kubisibanira, ariko siko byagenze. Ingabo z'abarundi zaje guhagarikwa ndetse ziza gusubizwa inyuma. Uyu ni umwe mu baturage watubwiraga aya magambo nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi cyari cyerekeje intwaro ziremereye cyane, ndetse intwaro ziganjemo ibifaru na tankari n'izintambara zirasa mu birometero ngo 48 ndetse na 50 muri iyo range. Amakuru rero aremeza neza ko izi ntwaro zose zitabashije kwinjira Uvira bitewe n'uko zakomwe mu nkokora, nk'uko uyu muturage yagiye abidusobanurira. Nubwo bimeze bityo, urunturuntu rwakomeje kugaragara kuri uyu mupaka, abinjira n'abasohoka bari gusakwa ku buryo butari busanzwe, ndetse harakomeza kumvikana ibiturika mu duce tutegereye umupaka neza, ariko nanone bikaba bitari kubuza abajya mu mirimo kwijyamo ndetse no gukomeza ibikorwa byabo. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kiryamira amajanja nyuma y'uko cyaje kubona ko hafi aho hashobora kuba hari abarwanyi ba M23 cyangwa se abatasi bakomeye cyane bakomeza kugenda abatanga amakuru. Umwe mu bakomeye cyane ndetse babarizwa mu gisirikare cya M23 yagize ati ibi bisa naho ari ibintu twari twiteguye cyane, kuko kuba twava muri Uvira bisa naho hakomeje kugaragara nk'indiri y'amabandi ndetse n'abagizi ba nabi. Twagiraga ngo dutange isomo rikomeye ndetse tunagabanye igitutu,
kuko iyo abaturage bakomeje kubona izi ntwaro zitambuka ndetse bagakomeza kubona harundwa ibisa naho biturika, bituma abaturage babura amahoro bagakomeza guhangayika cyane. Ibihe bigiye bitandukanye, abaturage iyo babonye ibifaru bishoreranye ndetse n'abasirikare benshi cyane bitwaje ibiturika, abaturage bo bumva ko intambara igiye kurota, kandi koko niko kuri, niyo itahita iba ibiri gutegurwa. Twebwe rero twabiburijemo kugira abaturage babone ko tubari hafi. Ntabwo turi muri uyu mujyi wa Uvira 100%, ariko se ninde wababwiye ko twafata umujyi nk'uyu ndetse twiyemeje kurinda abaturage tukawuvamo tudakomeje kugenda tureberera aba baturage? Nta ntwaro nyinshi cyane ziremereye dufite muri uyu mujyi, ndetse nta ngabo zacu zambaye imyenda ya gisirikare, ariko dufitemo ubutasi bukomeye ndetse turakomeza kurebera hafi abinjira n'abasohoka. Turamenya ngo umupaka wa Kavimvira winjiyeho nde cyangwa se usohotseho nde. Ni nkako twamenye aya makuru ko ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byatangiye kuzanwa ndetse n'ingabo za Tanzania. Ibi ntibyabujije izi ntwaro kwinjira, ariko nabo babibonye ko turi maso. Gusa hinjiye nka 30% z'intwaro zari zizanwe, izindi zasubiyeyo ndetse hari na nkeya zabashije gutwikwa twifashishije uburyo bwacu. Ntabwo nshaka gusobanura byinshi, ariko nitwe twaburijemo uyu mugambi w'abarundi. Uyu ni umwe mu bayobozi ba M23 by'umwihariko abakuriye itsinda riherereye mu nkengero z'umujyi wa Uvira, avuga neza ko aribo babashije kuburizamo ndetse no guhagarika iki gikundi cy'intwaro ndetse zari zoherejwe ku butaka bwa Uvira, aho bivugwa neza ko ari umugambi ukomeye cyane uri gutegurwa wo gutsimbura M23 mu nkengero za Uvira n'iyi misozi igiye itandukanye ndetse no mu bibaya, ariko nanone bagafatiraho bayikura Kamanyura ndetse n'ibice bigiye bitandukanye. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko M23 ikomeje kuryamira amajanja, ari nako ireberera abaturage, kuko uyu mupaka wa Kavimvira nta n'umwe watekerezaga ko hashobora kubarizwa aba barwanyi b'uyu mutwe. Ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse binasobanurwa no ku mpande zombi. Nanone ndakubwira neza ko ibintu byagaragaye mu rukerera rw'uyu munsi ndetse no mu ijoro ryatambutse, bisa nkaho abaturage batari gutuza nyuma y'uko hongeye kumvikana ibiturika, by'umwihariko ibiremereye byavukiye mu bice nka bya Fizi ndetse na za Minembwe, ariko kandi bikavugwa neza ko ari Twirwaneho yakomeje kugenda isubizayo abawazarendo bakomeje kugenda bayigabaho ibitero bitandukanye. Abawazarendo bakomeje kugenda bambura ndetse bagerageza gushaka bimwe mu bice bibarizwamo abafite ubutunzi runaka nk'uko bitangazwa. Nubwo umutwe wa Twirwaneho ukomeje kugenda ugerageza kwihagararaho ndetse no kwirwanaho, ariko kandi bisa naho utaragira imbaraga zikomeye cyane mu bigaragara, ari nayo mpamvu ukomeza kugenda utabaza kubwira M23 ko yagera muri ibi bice, ari nako ukomeza kugenda ubwira imiryango ishinzwe amahoro ku isi ko yakomeza kugenda itabara. Umwe mu banyamurenge baherereye muri iyi misozi ya za Minembwe yagize ati: twebwe twahoze turi abatunzi cyane ndetse twahoze dufite inka zacu, amatungo magufi, ibi byose byariwe n'abazarendo, ariko se ntabwo bari kubirya ngo batureke? Ubu ntabwo turi kumwe n'imiryango yacu twese, abandi baragiye barimutse cyane, hari abaherereye mu bice nka za Kamanyura, ariko nabo ntabwo twizeye umutekano wabo. Nkatwe aba basore nitwe twasigaye, gusa abakecuru bacu baragiye ndetse ntabwo twizeye ko tuzongera kubonana uko bagiye. Turasaba Kisekedi kuba yahagarika ibi bitero, gusa natwe ntabwo tuzongera kwemera ko ducibwa amajosi nk'uko byahoze. Twabibwiwe kenshi cyane na makanika afande wacu mbere y'uko apfa ko tutazemera gutega amajosi, ni nabyo kandi turimo turagerageza kwirwanaho nubwo bitoroshye. Uyu ni umwe mu banyamurenge uvuga neza ko ibice nka Minembwe bikomeje kugenda abigabwamo ibitero ndetse n'ahandi, ariko kandi agasobanura ko batazongera kwemera gutega amajosi nk'uko yabyivugiye.
reka twimukire mu makuru nanone akomeje kugenda avugwa mu bubanyi n'amahanga ndetse n'ari kuvuga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone nyuma y'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov yamaze kuvuga neza ko mu 2023 ikwiye kwinjizwa ndetse mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byatumye andi mahanga nayo yirekura akaza kugenda avuga ndetse anasobanura byinshi cyane ku bijyanye n'iyi mirwano. Benshi baravuga neza ko kuba Uburusiya bwafashe umwanzuro ndetse bukaza kugenda bufata umwanya wisanzuye wo kuba bwavuga kuri iyi mirwano, bisa naho Tshisekedi ashobora kuba agiye guhura n'uruva gusenya, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yiringiye isa n'iyamaze kumutera w'inyuma. Uyu Lavrov ndetse akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga yagize ati imirwano ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo biragaragara ko ari imirwano ikomeye, ariko kandi biragaragara ko uyu mutwe ufite imbaraga zidasanzwe. Izi mbaraga z'uyu mutwe wa M23 ntabwo ari zo kwirengagiza, ndetse nkatwe nk'Uburusiya turagerageza gushaka amahoro muri aka gace, ariko amahoro icyayazana ni ikintu kimwe, kuko tubona neza ko Tshisekedi cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa budahisemo inzira y'amahoro nta cyashoboka. None se ko uyu mutwe dusa naho tubona ubarusha imbaraga, ni iki gisigaye? Hakwiye kwicara hakaganirwa uko uyu mutwe washyirwa mu nzego z'umutekano, ndetse abakomeye muri bo bafite ibitekerezo byubaka ndetse byiza bizima bakaza gushyirwa muri guverinoma. Bitabaye ibyo hazakomeza kuba intambara, ndetse muzisanga habaye intambara y'akarere kose. Benshi bavuga neza ko iyi mirwano hari abayiri inyuma. Twe tubona abayiri inyuma ntacyo bavuze cyane, mu gihe M23 ikirwanira cyumvikana nayo ishobora kubyikorera. Aya ni amagambo yatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov, aho yavuze neza ko ibi bisa naho ari ukwirengagiza uyu mutwe wa M23 wagaragaje imbaraga z'umurengera ndetse na strategy n'uburyo bw'imirwanire. Ariko kandi ibi ntabwo bikuyeho ko inama zitandukanye ari iziri kubera mu bice bitandukanye, ari muri Qatar ndetse no muri Afurika mu bihugu bishinzwe guhuza M23 ndetse na leta ya Tshisekedi. Ibiganiro birakomeje, nubwo bivugwa neza ko Tshisekedi akomeje kugenda asa n'userebeka muri ibi ngibi, ahubwo agakomeza kwensista ku kijyanye no kuba yashaka abasirikare ndetse n'intwaro zikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bavugaga neza ko Tshisekedi naramuka atumviswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazaza akaba yatakambira Vladimir Vladimirovich Putin ndetse n'igisirikare cye, akabereka aho bagomba gukura amabuye y'agaciro nabo bakamuha ingabo. Ariko bisa naho bitagishobotse. Imiryango ishinzwe amahoro ku isi ndetse n'amahanga yatangiye gusobanukirwa M23 uburyo bwayo bw'imikorere ndetse n'ibyo ikomeje kugenda ikora nk'uko amakuru abivuga. Ni ibintu rero bikomeje kugenda biba urujijo ndetse bikomeje kugenda ariko bigaragaza ko M23 yubatse uburyo bw'imiyoborere, ariko nanone nubwo bisa naho benshi batishimiye kuba yavuye muri uyu mujyi wa Uvira, ariko nubwo M23 yitangarije ko yahavuye ku bwayo mu rwego rwo gushaka amahoro, ntabwo yirengagije neza ko mu gihe yari hari aribwo hari amahoro. Ariko benshi cyane bavuga neza ko aha ari igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabasabye gusubira inyuma ibirometero runaka bagasohoka muri uyu mujyi. Benshi baribaza ikigiye kuba, kuko M23 yakomeje guca amarenga ndetse ikomeza kugenda igaragaza igisa nko kuba yaza no kugaruka muri uyu mujyi. Benshi bakibaza icyaba mu gihe M23 yabigarutse muri uyu mujyi nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ubutasi bwa M23 bukomeje kwigaragaza,
ari nako zimwe mu ntwaro zayo ziri hafi cyane ndetse ziteguye nko gusheringa muri uyu mujyi. Ariko kandi nanone bamwe bakavuga neza ko ibi ari ukwerekana ko uyu mutwe wa M23 ukihabarizwa nta na rimwe wigeze urasa mu bice birimo abaturage, ahubwo waragiye wirukana izi ngabo ukoresheje uburyo bwayo ndetse n'intwaro ntoya zitarimo ibibombe bishobora kwangiza ndetse bigahungabanya abaturage. Ubwo Umutetsi Kovia mama urwa Gasabo, ikinyamakuru benshi cyane bakurikirana yasuraga umujyi wa Uvira, yavuze neza ko imirambo yagaragaye ndetse n'abaturage bisa nkaho atari imirambo yagiye iraswa cyangwa se n'ibibombe biremereye cyane, kuko aharashwe n'ibibombe biremereye cyane ubusanga hacukutse ndetse n'imibiri yacikaguricemo ibice. Ariko siko byari bimeze muri uyu mujyi wa Uvira, bisa nkaho abazarenda aribo bagiye bagerageza kwica abaturage bake bake ndetse n'abandi basirikare bagiye baraswa na bagenzi babo ba M23. Nubwo intambara uruhande rwose yaberaho biza kugaragara ko M23 ari iri gufatwa nkaho ishobora kuba iri mu makosa, ariko kandi amahanga yongeye kwihanangiza Tshisekedi ku bwicanyi ingabo ze zifatanyije na wazarendo zikomeje kugenda azigaragaramo. Ni nyuma y'uko amakamyo agera kuri 4 yongeye kwambukiranya umupaka wa Kavimvira ku munsi w'ejo. Amakuru arakomeza kugenda avuga neza ko aya makamyo ibice aherereyemo ikamyo imwe yonyine ariyo yabashije kugaragara, nayo yatwitswe. Mu makamyo 4 andi bikavugwa neza ko aherereye mu birindiro bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi. Ibikoresho bikomeze kugenda bisukwa muri iki gice. Benshi cyane baravuga neza ko telefone zongeye gucicikana, aho bivugwa neza ko kominikasiyo itagenze neza mu gihe izi ntwaro zazanwaga kuri ubu butaka, byaje gutuma inzira zanyujijwemo zihura n'inkomyi zikomeye cyane. Igifaru kimwe nicyo cyagaragaye aho cyahiriye kandi hatumvikanye ibiturika biremereye cyane, gusa bamwe bavuga neza ko gishobora kuba cyaratezwe ambushi cyangwa se cyatezwe ibisasu mu muhanda, dore ko ari nacyo cyatambutse mu minota ya nyuma nk'uko amakuru agenda bivuga. Abari bacungiye umutekano izi ntwaro bavuga neza ko igiturika kiremereye cyane cyakandagiwe n'iki gifaru cyerekezaga mu birindiro by'ingabo z'abarundi, biza kurangira uwo gupfa apfuye, ariko kandi umusirikare umwe wapfuye w'igisirikare cy'u Burundi. Bivugwa neza ko ari umwe mu bari baturukanye n'izi ntwaro mu gihugu cy'u Burundi mu kigo cya gisirikare gerereye mu mujyi wa Bujumbura mu nkengero zawo. Uyu musirikare ntabwo yatangajwe amazina, ariko nanone bakavuga neza ko intwaro zabo zisigaye. Ubwo ni ibindi bifaru 4 biherereye mu birindiro by'izi ngabo z'abarundi, nanone biri ahangaha mu mujyi wa Uvira, agace kirukanwemo abaturage mu minsi igera kuri 4 ishize, bitewe n'uko bisa nkaho bakomeje kugenda bahagira ububiko cyangwa se stoke y'intwaro. Abarundi bakomeje kugaragara ku mirongo y'imbere, ari nako abazarendo nabo bakomeje kugenda badasubizwa inyuma, bitewe n'uko aho abarundi bari hari kugaragara n'abazarendo. Abazarendo bavuga neza ko abarundi bagiye bagaragara kenshi cyane babasahurira igihugu ndetse banajyana iyi mitungo yabo birimo zahabu ndetse n'ibindi, mu gihe abazarendo bo bashaka ko ari ukugabana ndetse bakaringaniza. Abarundi bo ntibabyumva, bisa nkaho bahawe oda yo guhembwa ibyo bakuye kuri ubu butaka bwa Kongo. Kandi koko ni mu gihe kuko ibirindiro bikomeye cyane by'abarundi ubusanga biherereye mu bice bisanzwe bicukurwamo amabuye, ibintu byemeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gifite misiyo ikomeye cyane ndetse yo kwigwizaho imitungo. Nubwo abahagwa nabo bakomeje kugenda biyongera umunsi ku munsi nk'uko bagaragazwa n'imibare itangazwa na M23 ndetse n'abagiye bafatirwa ku rugamba ibice bigiye bitandukanye ndetse n'ibihe bitandukanye. Uyu niyo mugabo n'umwe mu basirikare bakomeye nanone b'igisirikare cy'u Burundi, yatangaje neza ko M23 itazagira na kimwe itwara umujyi wabo wa Bujumbura, nubwo uri mu birometero bikeya uturutse Uvira. Ariko kandi yabivuze mu gihe perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we akomeje kugaragaza
neza ko afitiye impungenge zikomeye cyane uyu mutwe wamaze kuba wegera Uvira nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ni inkuru zikomeje kugenda zikugeraho ziri kuvugwamo umutekano, politiki ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari, ariko nanone twibanda ku butaka bwa Kongo hakomeje kumeneka amaraso ndetse havugira ibiremereye cyane bikomeje kugenda bihungabanya benshi biganjemo abanyamurenge bakomeje kugenda bimukira mu bice bitandukanye ndetse banameneshwa.